kwizera ndetse no gukurikiza system cyangwa se kugendera muri system ihari. You must have a focus. Everybody say focus. Buri muntu wese navuga cyane ngo focus. You have no cell phone. You must have a focus to put it correctly there in your phone. You must take a picture very clear. Are you in focus, brother? You see? That's how you must have in yourself. You must have a focus in the business. Yeah, ati ukuntu umuntu yiyitaho ku giti cye agomba kwita kuri business, agomba kuyigira intumbero ifatika. Have you ever tried to take a picture and it's blurred? Have you ever tried that? Yes. You take a picture, you take a photo, but it's blurred. Are you okay with that? No. Of course. What are you going to do? Retake. That's like also the business. Yeah, ngo ese byaba kushobora gufata ifoto ari kutwigisha ikintu cya focus. Turabizi niyo turi ku kamera nyine uba wabaye focus. Si mubizi ibyo ngibyo. Batse hari igihe wari wafata ifoto ukabona iyo foto ntabwo yishimiye. Bigenze gutyo bigenze ute iyo foto urayisiba ugafata iyindi. Bisobanuye ngo no muri business dukeneye kugira focus. Kuba turi determine nyine turimo neza nimba ariko ntabwo. Yeah, you know in real life, here we are living with full of distractions. Ati murabizi muri buno buzima hano turi habaho ibintu byinshi navuga ngo bitujagaraza nimba ariko navuga. Biturangaza. Just like what happened today. I'm observing you guys a while ago. You know what? You want to know the reality? Mushaka kumenya ukuri? Yes. If someone come up the back and sit down there, everyone like that. Ati niba mushaka kumva ibyo bintu neza muzarebe iyo umuntu aturutse inyuma akaza kwicara nkaho imbere twese tuba turi kumurangarira nyine tureba hirya no hino uwo muntu uwo niduje. Am I right? Ari kuvugisha ukuri? Some have focus, some have not focus. Yeah, icyo gihe iyo hari ibyo biturangaza byinshi bamwe baba batumbereye nyine ariko hari n'abarangara. Okay, because you see like that. Someone of yours. Supposedly your focus is here, but someone stand up, everyone like that. Yeah, tubako nyine muri buno buzima tugira ibiturangaza byinshi. Why? Binazongera n'ibitaha. Kandi haguruka twese you're easily distracted. Why? Give me a reason why. Why did you look that person when he stand up? Alikuwaza ngo nukubera iki umuntu agurutse agasohoka tubitegereze tumureba tukarangara. Anyone? Mubaze nukubera iki because it's already your subconscious that anyone will go to stand up and sit down. Tendency, you will go into defocus yourself. Ibyo bintu nabyo ngo ako ni akazi ka subconscious bwa bwonko twabonye tugitangira. Am I right? Just like that. Nobody kubibona abantu bari kurangarira nyine abantu byinshi. Yeah. Have you ever seen a person who is very focused? Like a child playing a video game. No matter how distracted the surrounding, the distractions. When a child is playing, he cannot be distracted, right? Ati wari wabona nk'umuntu nyine ufite intumbero ku buryo nta kintu na kimwe cyamuderanja. Atanze urugero nko ku mushinwa, abashinwa iyo ari gukina video game ikintu cyose cyahaguruka ndakubwiza ukuri ngo nta nubwo yaba abacyitayeho abafite focus nyine. Hari umuntu ngo wabahora babonye abantu bameze gutyo. Just like some of you, most of you right now, you cannot proceed to what you are going to have, or you cannot succeed because you are easily distracted. Aravuga ati rero natwe muri no business cyangwa se no mu buzima busanzwe hano ntabwo bizakorohera gutera imbere kandi bitworohera kurangara cyangwa se turangara umunsi ku munsi. Hari ibintu byinshi bitujagaza tudafite focus. So this is a total focus right now. Aha turi kwiga muri focus. Okay, I told you there's a lot of distractions in the world. Yatubwiye ko hano hanze hari ibintu byinshi cyane biturangaza pe. It may be a family problem. Birashoboka ko ari ibibazo by'umuryango. It may be your personal problem. It may be a problem in your team. If you give in to that distraction, what will happen? You cannot take off.
you cannot take off. ya bago ibibazo ahubwo nubyima umwanya take off ni kono indege ihaguruka sibyo ibibazo nubyima amatwi uzatangira nyine gushayininga niba ariko nabwo cyangwa se iterambere ryawe rizatangira kuzamuka. Now, you must focus on your building your system. ya muri make ugomba gutumberera cyangwa se kugira focus kuri kubaka business kwawe, kuri team yawe, kuri business yawe. Because if you have a system, and if your system is very effective, it will run the business. ya ngo kubera ko nuba ufite systeme ukoreramo hanyuma iyo systeme ikabikora neza, ibyo bintu bizandorohera, ibyo bintu nyine business yawe izoroha izitwara niba ariko nabo. So I know you have your different teams here in Rwanda. Arabizi neza ko dufite amatimu agiye atandukanye hano mu What are Rwanda. the biggest teams here? Ati niyo ekipe nini cyangwa se niyo timu nini cyane hano mu Rwanda? Optimist team. What else? Eh? What is it? I'm not focused. She said the football team. Your team in business football team. And you are kicking the negative ones. Oh, do you play football? It's okay. Well, that could be okay. It can be your team, football team. Oh, what is your purpose? We're kicking negative ones. Well, optimist, what else? Ya twari turi kuvuga amatimu manini hano mu Rwanda, twari dutangiye kuri Optimist na Rayon Sport yari ijemo ariko ko karonka blank. Hari yindi timu itari Optimist? Only one? Only one team today here in this room, optimist. Everyone is optimist team. Oh, what is your team? You're not proud of your team. You are not in the anniversary and you are not yet proud. Oh, what is your team? Optimist also. Achievers. Yes. What else? Only two? Conquerors. Conquerors. Oh, now we have three. What about you? What kind of team? A football team? Oh, what team are you there? You don't even know you don't know your team. Amatimu yacu turi muri team habonetse wowe muri Oh, we're at the Optimist. optimist team. Let me see your hands. Abantu bari muri Optimist bazamura ikiganza. Oh. Hari n'abatabizi. Hari n'abatazi ko bari muri Optimist. How many teams you have? I am an optimist, but I know the conquerors is also here. Ah, it's part of the optimist under It's optimist. another group. Oh, are you optimist or not? You're optimist. I saw you conquerors. The No? conquerors. Oh, where are the conquerors? Okay, conquerors. Only one, two. It's okay. At least the big team starts from one person, right? What else are there? Amigos. Achievers. Achievers team. Abo muri Achievers tuzamura. Oh, Achievers team. Only three. How about the others? What team are you? We don't care team. Abatazamuye muri muye team. Oh, what is your team? Ask the person who invited you, your upline, your mentor. What is your team? Baza umuntu mwegeranye cyangwa wagutumye maze team. Tubamuye Your team. Optimist. Optimist. Oh, how about there? Oh, you see, you don't know your team. You should know your team. Abantu batazi na team zabo. Oh, someone asked them, upline, what is our team? The upline said, I don't know also. Even the upline doesn't know his team. That's a problem. Ariko tana mu mitwe mwari koze ati apre team yacu ni apre nako ati team yacu ntabwo ngize. So someone messaging, upline, what is the name of our team? Ariko n'abandi bari kwamagara bagana ati team yacu ni Alright, but anyway, why I'm asking that, ati rero ntabwo ari kutubaza kino kibazo. because if you have a team, you must have a system. Ati nuko iyo ufite team ugomba no kugira uburyo bw'imikorere. System ntabwo ari ya system tujyamo tukabikuza ahubwo ni uburyo bw'imikorere. Okay, listen to this. Ati reka tuve kamfano. For example, if I am your prospect, Tuge ni umushyitsi wawe. and let's say you are prospecting also a businessman,
ariko wanatumiye n'undi muntu ukora business. Or let's say you are also expecting to prospect a networker also. Hanyuma uri no gutekereza kuba wana prospect cyangwa se warambagiza undi muntu ukora business zimeze nk'iya. Most of these people, they will go to ask, what is in your team that I should join with you? Abantu benshi bazakubaza se ni iki kiri muri timu yawe cyatuma nkujoyininga. Muri make ni ubuhe budasa mufite bwatuma nza gukorana nawe. Let's say for example, I will join the optimist team. But this is my question. If I join your team, what is your program for me? What should I do first, next, until I get? Blueprint cyangwa se kwa kuri twabonye agitangira azaba ari gukora iki, ejo azakora iki, ejo azakora iki kugeza ateye imbere. Are you with me? Yes. That's the what you call system. Ibyo ni bita system. So ngo na timu yawe ugomba kuba ufite gahunda, umuntu naza muri timu yanyu ukuntu azakurira muri timu yanyu kugeza abaye successful muri that. When I join a specific team, nimba atangiye muri timu runaka, I will going to do this system. Agiye gukorera muri system yagenwe cyangwa se muri bwa buryo bw'imikorere bwashyizweho. And when I going out to the world, it's a different person. Yes. Okay? That's what you call system. And when I'm going to prospect another person, I will going also to pass on this system. Yeah, arimo kutubwira ko niba ufite team, niba dufite business runaka, tugomba kuba dufite uburyo bw'imikorere dukorera, uburyo dutumiramo, uburyo twigishamo, uburyo dufashamo abantu bagize gute, dufashamo abantu batwiziye bakaza tugakorana, ku buryo abo bantu nabo ubwo buryo bari buze gukoresha bazana n'abandi muri business. Are you with me? Turacyari kumwe? Are you learning? So for those who doesn't have any teams or doesn't know the team, create your team and create your system. Aravuga ati kuri babandi by'amatimu batari bari kubyitaho cyangwa batanazigira, mutangira aka kanya ure amatimu yawe hanyuma unashyireho ubwo buryo bw'imikorere turi kuvuga. Because your prospect is expecting that you are going to guide them. Ati kubera ko ugomba kugira ubwo buryo bw'imikorere nuko babantu tuzatumira babantu uzinjiza muri business bakwitezeho ko uzabagidinga uzaberekera kugeza igihe bazagira gute bazaterera imbere. If you go for a restaurant, or if you want to eat food in a restaurant, tuvuge uramutse ugiye muri restaurant, ugiye hano tujya gufatira ibyo kurya. If you see, it's the system that runs the business. Muri make iyo ugeze muri restaurant tubona uburyo bakoramo utuntu twabo. So you will go, you will order, they will go to do this, prepare the food and give it to you. Uragenda ukawenda bakaguha menu ukawudaringa ibyo ugatumiza ibyo uri burye mbese ubona bafite organisation bakora n'ibintu byabo. Bari muri restaurant. It's a system, right? Iyo ni system, ni uburyo bw'imikorere bwo muri restaurant. Are you going to wait for the food or are you going to serve it for you or are you going to pick up? It's part of the system. Hari aho ujya ugasanga system hari uburyo buhari ni ukujya kwiyarurira, hari aho twicara ugategereza bakuzanira, hari aho tubisha komande. Mbese muri make uri restaurant uzajyamo bifite system ikora utuntu twayo. That's just like also in the school. No ku bigo by'amashuri niko bimeze. You take the first grade. Uragenda ukajya muri grade ya mbere nko mu wa mbere, pass the subjects, ukiga, take the exams, ugakora ikizami, then you go to the second level. Warangiza rero mu wa mbere waharangiza wakoze n'ikizami ukajya mu wa kabiri. Am I right? Ibi ari kuvuga si ukuri. Now the question, do you have that kind of system in your team? Ese muri timu yanyu ubwo buryo bw'imikorere murabugira bwubakitse neza? So when I go to join with you, nindamuka nje muri timu yawe, what is the first thing I'm going to do? Ni ikihe kintu cya mbere nzakora? Ni uburyo mwabyubatse ni ikihe kintu kibanza ku muntu waje gukorana nawe? Should I attend training? Ese no kwitabira amahugurwa? How many times? Nimba kwitabira amahugurwa inshuro zingahe? Should I sell products direct immediately? Ese no guhita ntangira amacuruza produit? Should I invite immediately? Ese no gutangira amatumira?
How can I become silver executive? none nzagira ku iraka rya mbere gute? How can I achieve the next program? Nzagira ku rundi rwego gute? Do you understand now? Aka kanya muri kubyumva noneho? So start doing your own system. Nk'umuntu ufite timu, nk'umuntu ufite business, shyiraho uburyo bw'imikorere muri timu yawe. And once you have that kind of system, hanyuma n'ubu ufite ubwo buryo bw'imikorere muri timu yawe, and it's very effective, kandi bukaba bukaba nyine bwesitaye neza, apply it to the rest of your team. Ibyo bintu byose iyo gahunda, iyo system wubatse yimenyeshe cyangwa se yibwire yikoreshe mu bandi bantu bose bari muri timu yawe, And you will see the changes. ikintu kizaba ni impinduka. Team is growing bigger. Team izatangira gukura cyane. Okay? So that's why people run the system, and the system runs the business. Ni ukuvuga ngo abantu bubaka system, abantu nyine nibo bashyiraho bwa buryo bw'imikorere, hanyuma system nayo igahita yihutisha business. System bya business igira byikurikirane. Twebwe twicare muri timu zacu dushyiraho ubwo buryo bw'imikorere, ubwo buryo bw'imikorere nibwo buzatuma business yacu booming. Ni nkacyo turi kuvuga aha ngaha. Alright, so this time, you must stick to the process. Everybody say process. Okay, as what I mentioned, when everyone sticks to the process, the business growth will be consistent and highly successful because there are no areas left to shine. So it means it's all about process and it's all about consistency. Ya, buri muntu wese niyita ku cyo biri buze kumusaba rero, icyo turi kwita process cyangwa uburyo biri buze kugenda. Business yo izatangira gukora umunsi ku munsi. So ngo ni ibintu bibiri hano bisabwa. Harasabwa kugira uburyo bw'imikorere, hano turi kwita process uburyo ibintu tubikoramo, ndetse no guhoza kubikora buri munsi. Just like this, you are like a seed. This one, like a seed. Aravuze ngo tumeze nk'imbuto cyangwa se tumeze nk'imbuto. You were planted in the soil. Tuba duteye mu butaka ahantu runaka. And in the soil, it's very dark. Kandi mu butaka haba hijimye. Am I right? Ari kuvugisha ukuri? Just when you started the business, Bimeze nk'uko biba bimeze iyo dutangiye business. it seems dark for you. Ubona nyine bidafite ishusho utazi iyo biri kwerekeza. Ask me why. Nubwo ari kutubwira ngo tumubaze ngo ni ukubera iki? Because number one, no one joins you. Impamvu ya mbere yo kubona bidafite ishusho nuko nta muntu n'umwe uba wakabonye ukwinjiriraho nawe. No one believes in you. Nta muntu uri kukwizera bo bari kuvuga turi igitekamutwe ahubwo. No one buy your products. Ntabwo bagacuriraho product iri. Am I right? Ari kuvugisha ukuri? And it seems you are hopeless already. Ako kanya uhita ugaragara nk'umuntu udafite icyizere, udafite icyerekezo. Are you experienced that? Hari umuntu byigeze bibaho yatangira kumva nyine yasigaye niba ariko navuga, hari umuntu byabaye ko nagire gutya. So when you join, Iyo utangiye business, how many months you got your first downline? How many months? utangira business byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo ubonye umufatanyabikorwa wawe wa mbere? Before you have the first downline. After 3 months. Hari uwo byatwaye amezi 3. 3 Hari uwo weeks. byatwaye ibyumweru 3. Apa yang terasa mam? Okay, after 3 weeks. Wow. Imagine how about the others after 1 year? N'abandi nabo batubwire abo byatwaye umwaka, batubwire igihe byabatwaye kugira ngo mugire umufatanyabikorwa wa mbere kirekire. Now, within that period, what do you feel? Ari kuvuga ngo muri cya gihe wari utegereje kubona umuntu wawe wa mbere, wumvaga bimeze bite? Before the first downline appear, how do you feel? What do you feel? Wumvaga umeze gute mu mutima? Discouraged? Hari uwari wamaze gucika intege? You're going to quit? Hari uwumvaga agiye guhita bivamo? Doubt? Right? Ufite gushidikanya muri business? Regret? Yes. Kwicuza? Fear. Iyo mbimenya sinari kuyatanga. Am I right? Yeah. What else? Fear. Ibindi ni ibihe? That's normal. Because that's part of the process. Aravuze ngo ibyo bintu byatubayeho rero muri icyo gihe twari tukiri mu gihe cy'umwijima niba ariko twabyita ni ibintu bisanzwe. Now, let me ask you also. Reka yongera tubaze ikindi kibazo. Have you ever tried to plant a seed? Hari umuntu waba warigeze ateraho urubuto, abibaho urubuto runaka? Have you tried that? Abantu nabo bigerageje bagere gutya. Now,
Did you expect that the seed will grow by tomorrow? none icyo gihe gutera urwo rubuto wari uri gutekereza ko ejo mu gitondo rwaba rwamaze gukura? No, right? So you are like a seed also. Ya bimeze neza nkatwe muri business. In order for that seed to grow, kugira ngo urubuto rube rwakura, they will undergo darkness processes. Yeah, you need to water, you need to put sunshine. ya ni ukuvuga ngo muri iyo minsi ruba rukeneye gukura kugira ngo ruzamuke turubone, ruba ruri hasi mu butaka, ruba rukeneye kuhirwa, ruba rukeneye urumuri, mbese hari ibintu ruba rukeneye kugira ngo rutangire. And also fertilizer. Ndetse runakeneye n'ifumbire. Water, that's the training. Amazi yo kuhira urubuto, ayo ngayo niyo twita training muri ino business. Because that's what you need. Nicyo kintu cya mbere ukeneye. Fertilizers, the support of your team. hanyuma agafumbire ni ubufasha uhabwa n'abantu usanze cyangwa se na team usanze. Am I right? Because you get the correct answer. kubera ko igisubizo kiguhaye wa passinga watsinda nyine yagukopeje muri make. Am I right? Yes. But what if the teacher asks you, how did you get that answer? aragukopeje igisubizo urakibonye uragitanze uratsinze, ariko bagukopeje none kubaza ngo byagenda bite noneho mwari bakubwiye ngo twereke ukuntu icyo gisubizo bakibonye. What will happen? byagenda What will happen? niki cyakubaho? You don't know, right? mu by'ukuri ntabwo wamenya inzira byaciyemo, wareba hejuru nk'imifuka y'ishati. Ask me why. Why? Because you don't know the process. impamvu ibyo bintu utabishobora ni uko utazi inzira byaciyemo kugira ngo igisubizo. Just like, for example, I am your upline. reka tuvuge ko ari upline wacu. I will give you 100 downlines. aka kanya afasha abafatanyabikorwa 100 abashyize muri timu yawe munsi yawe. You will earn much bonus. rwose birumvikana pe uzabona iburyo n'ibumoso itatu birindwi nyinshi. Am I right? sari kuvugisha ukuri. Am I right? Yes. But what if these 100 people will ask you about their problems? How are you going to handle that? hanyuma rero reka babana 100 umwe muri baza kubaza ikibazo runaka, uzagikemura ute? ari abantu baguhaye gutyo gusa. How do you handle that? wagikemura ute? You cannot handle that. abuze ngo ntabwo ibyo bintu rwose Because you wabishobora. never been through the process. kubera ko wasimbutse inzira byari gucamo, wasimbutse inzego nibwo ariko ntabwo. Does it make Wasimbutse sense? intambwe. Does it make sense? ibyo bintu biri gusobanuka, amashyi menshi cyane. That's why whatever situations you have, you must face that. niyo mpamvu tubwiye ngo ikintu icyo ari cyo tuzahura nacyo mu buzima, ikibazo cyazahura nacyo mu buzima uzajya uhaguruka uhangane nacyo, Because that's part of your success. kubera ko nabyo bintu bigize intsinzi. That's why I tell you a while ago, face that problem because it will help you to grow. muri make ikibazo uzahura nacyo uzahangane nacyo kuko kizagufasha gukura, kizagufasha gutera imbere. Are you learning now? turi kwiga. That's why problem is your best friend. ahangaha niyo mpamvu yatubwiraga ngo rero ibibazo ni ibintwanya byacu kandi cyane. Alright, so ni inshuti. number 4, tugeze kuri esensi ya 5. ikindi kintu kigeze staying power. staying power cyangwa se noneho guhora ufite imbaraga, uri energetic, uri powerful.